kandi wowe byitwa ko waretse umugabo wawe kubera abagore benshi. ese ubundi niyo waba ufite abakobwa benshi kubera icyo utuma mbimenya kandi ndi umugore wawe, kubera icyo abagabo mudacitinga mu ibanga ko n'umuntu urara udafite umuntu bari mu rukundo ahubwo aba yibabarije wese. Umuntu urara udafite umuntu ubaho nyine udafite umuntu umukunda. Twese tudizavinga urukundo ni rwiza, kandi hano hanze ucika intege gatoya kidogo haba hari umuntu uri guhita uzamukira aho ngaho. Ndashaka guhita mbyarana n'umuntu tuzaba turi kumwe. Nyine nuko nifuza ko wishima. Ngwino nishime, ngwino usange. Mana yanjye. Ako zuko nigeze guteta cya Nyabitanga. Mati, what? Cyarabitanga nigeze kugitereta ariko nsanga ari kiri aho ngaho ni igiporoporo mu mutwe. Bakuntera induga sha nawe nuko nubwo bwa mbere tuvuganye twari twavuganye tutarebana. Mwibutse uswa kera wigeze kuduha ride. Njyewe uri umwana mwiza, thank you. Nabahaye ride hehe? I Kigali. Wowe nande? No ex husband. Naguhaye ride n'umugabo wawe. Ndibuka ko wari uri kumwe na Jaja wakorana na Yago. Jaja ni inshuti yego. waruje wawe yangire waruje ngira ngo wari umudepoje ibintu nk'ibyo. Umeze neza se? Umeze neza. Ariko ndi umwana mwiza, uzi ko nkori neza nkahita nigendera. Ariko abantu bose bamaze kumbona mu buzima busanzwe atari ibyo kuri social media. Uri umwana mwiza cyane. Mu buzima busanzwe ndi umwana mwiza, social media niho njya nsara, ariko nako abantu bamwe bajya babibona ko n'umwana mwiza bakiye muri telefoni zabo. Ariko niwo wakabaye uri hano kubera uri mwiza kundusha. Nuko abakobwa nyine nuko abagabo biba bimeze ukuntu kubahereza compliment bare uri umuntu mwiza, urasa neza haba no ku mubiri. Eva nturi kure yanjye. Thank you. Urakoze ku joining. Ngo tuva nawe nashakaga cyane kuzerega. Okay. Nashakaga cyane kuza kubera njya nkabona nyine uri ikintu kijya gitwika ariko cyabuze uwo batwikana. No munsi ngusanga wiriweho ndavuga ati nse Eva umwuka nuhera. First of all kabaze nkubaze nuhera umwuka wa mwana we uzi kuvuge nk'amasaha ngahe? Cyane ko nari bored. Mba nanga kuba bored. Uwanga kuba bored ukaza hano ukabanza abantu ukabaha ibya ukabagira ukabaganiriza none se main imeze gute bazubwira ibya main? Main hameze neza, hatangiye gukonja. Main it's closer to ni hafi cyane yaho. Hatangiye kazuba karimo akabera. Wamaze imyaka ingahe? Ubwo ni 2 cyangwa 3? Hano main? No, maze nk'amezi 4. Uvuye i Kigali? No, i Kigali naje mu 2024 mu kwa gatatu. So uhamaze nukuvuga ko muri main uhamaze nta mwaka wari bwahamare. Uvuye i Kigali nta mwaka wari bwahamare main. Ariko siho nahereye, natuye Michigan, natuye no muri Tennessee. Ariko muri United States nuramara mu mwaka.
nzuzuza imyaka 2 bari mu kwa gatatu kwa mwana. Imyaka 2 mu myaka 2 rero mukoremo aka kavuyo kose. Niko aka kavuyo kose mugakoze muri iyi myaka 2 mu mwaka ahubwo. Niko menya ari wowe utihangana. Kusera abagore bihanganira imyaka 20 wowe utwaka 2. Reka no murede ari umuntu wambwiye bona murede ni hari haranani. Ni kuri kw'Imana. Reka nkubwiye. Shaka umugabo wawe musubirane. Yego. Shaka umugabo wawe musubirane ufite imyaka ingahe koze niba mungana muri urugero rumwe na Nyabitanga. Nukuze cyane koze kwa Nyabitanga ruzi. Nukuze cyane shaka umugabo wawe musubirane. Neze mushake wamugutuma si mushakira umunzani. Uri serious nje namushaka. No. Ubaye uri serious jewe abangana nava hano namushaka kandi je niyananira No, twese tumenyereye ubuzima tubaye. Mwaka utararagira 1 year. No, buri wese nyine ahari simbiza ariko iby'Imana sinjya mbigira reka. Never say never. Nani urugo mu mwaka umwe. Nagari umwaka twabanye kuva 2020. Dufitanye umubebe. Mwabanye kuva 2020 ako uko mwabukoze ryari? Twagiye mu murenge 2022 nza 2024. So nukuvuga ko mwanye imyaka nk'itatu. Uwa kane nyine niwo twari tuje kubana. Okay, ariko like yabaga hano wowe ubiriye. So nukuvuga kubana gutya mubana under the same roof, under the same house n'umwaka umwe. Basubira ku mugabo. Wazi wawe. Nibikunanira uzi wanjye. Binanira kangahe? Basubira ku mugabo erega nanjye nagutinya. No. Wese wasubiye ku mugore. Umugore niwe ugomba kunsubira ko niwe yantaye. So nanjye nsubire. Nawe subireyo nawe wataye umugabo. Ese ubizi neza ko nigeze umugore? Ndabizi se sheri wanjye ko ari byo mbona abantu bavuga. Ngo mfite umugore? Ahubwo we ngo wataye umugore. Ibyo koza sinshobora kurikora, sinshobora guta umugore. Nje umugore ndamureka akagenda. Ikibazo mbaza urishimye ubuzima urimo? Njye nyine umugore ntabwo nishimye. Urabona igitanda ndaraho, icyo gitanda cyose kinkiraraho ndi njyenyine. Urumva ubwo umugore gute nshobora kwemera kubaho njyenyine ndi mu gitanda gutya? Nyine ariko igihe utaramubona ugitegereje nta kibazo. Ntabwo nishimye. Nukuri. Kubera iki washaka mubwira ko nishimye? Why? Kubera iki? Nyine nuko nifuza ko wishimye. Ngwino nishimye, ngwino nsange. Mana yanjye. Ako zuko nigeze guteta Nyabitanga.
nkati what cyarabitanye nigeze kugitereta ariko nsanga ari kiri aho ngaho ni igiporoporo mu mutwe kiriruka ndakireka ufite abagore benshi ufite abagore benshi kitakigenda okay ariko ibyo bifite impamvu ubwo nyine yari abizi oya nyabitanga icyo gihe nyine nyabitanga yari umwana like okay urabona abakobwa bakura vuba I know so rero nyabitanga ubu ngubu nyuma y'imyaka 3 umukobwa wakuze cyane uhashize imyaka 3 dore nahuye nacyo kirambona kirayagara ngira ngo kiba icyo cyashakaga kunjyanaho girife y'ubusitari njyewe nyibonye hari ukuntu giseka neza njyewe mbona giseka neza ngo batatoreka gitereta gitereta gitangira kwiriza ngo no ufite abagore benshi cyangwa byerimwe kiriruka nese iyo umubwira ngo ntabwo ufite ayo mubwire gajya abantu ntabwo bajya bemera ko nta mugore ngira ntabwo babyemera umugore no yavugaga abagore nyabagore cyangwa girlfriends ko abakobwa benshi mfite abakobwa benshi bafite like abantu bajya bambona ko ndi indaya mfite abakobwa benshi nyana n'abakobwa benshi kandi si byo yega naragowe njyewe ubonera hano Eva naragowe njye sinzi niba ntekereza nabi ahubwo njyewe umugabo udafite abakobwa benshi niwe tutagira icyo tuvugana gute so none se tuba mu isi ivanze y'abagabo n'abagore and buri muntu wese adeservinga like experience kandi wowe byitwa ko waretse umugabo wawe kubera abagore benshi no uburyo bw'abagore benshi buratandukanye ushobora kuba uziranye n'abakobwa abakobwa ariko ntabwo bagira abagore bawe muziranye n'abakobwa ntabwo bagira abagore bawe so kuba rero ujya in deep bakaba bakora ibintu bimeze nk'iby'abagore bawe nicyo kibazo ariko ngiye kuba uziranye n'abakobwa icyo si ikibazo ese ubundi niyo waba ufite abakobwa benshi kubera icyo utuma mbimenya kandi ndi umugore wawe kubera icyo abagabo mudacitinga mu ibanga probleme nyine nuko muguma mucukumbura nese kubera icyo umpa impamvu zo gucukumbura ntabwo ngomba no kuguha impamvu zo gucukumbura no ntabwo ugomba kumpa impamvu niba tubana muri Amerika tukaba tuba urugero muri Maine genda muri Indiana ucitinge nusoza uzagaruka ariko reka nkubaze ntabwo uri muri depression na depression ufite ese depression ivuga iki njye numva ivuga nk'agahinda gakabije depression uva mu nta byishimo ufite yego that's one of the signs umuntu ashobora kuvuga ko ashobora kuvuga agahinda ariko nyine like ntabwo uba ukirya hari ibintu bimwe uvaho ushobora gusanga hari ikintu yikice nkanjye nigeze kujya muri depression nanywaga inzoga nyinshi urumva ushobora kunywa ibiyobyabwenge byinshi ushobora gukunda nka live cyane urimo urampengekera ibintu urimo urahengeka ibintu nshobora gukora ntabwo nanutse ahubwo ndabyibushye hari nk'ifoto mfite yo hambere ndabyibushye aho ushobora no kubyibuha uri muri depression okay so ni iki gishaka kwemerera ko rero umuntu atari muri depression umuntu uri muri depression usanga kenshi akora ibintu bimuteza imbere ari muri depression utari muri depression gukora ibintu biguteza imbere ntabwo wita cyane ku
ku buzima busanzwe uba uri umuntu wishimye uri umuntu utavuga Erega haciye yeshinga n'iki abantu nuko babimenye bitinze ariko byabaye hambere. haciyeho umwaka se ntumbwire amezi 6 Yararenga. 8 Ararenga. Ararenga. Si mu kwa 10. turi mu kwa 10 Ya ukwezi kuza umwaka uzaba wuzuye. ariko umwaka urahiriye bibaye uko wari mbarabure umuntu azite umugenzi we ndaya urumva bibaye ari umwaka bibaye ari ubwo wabaga ufite nk'ibibazo cyane ubaye wari ufite ibibazo bikaba byaracumuretinze ukibana nawe buriya abakobwa bahukana mbere bakiba mu rugo abazungu bajya bavuga Dumba zamura Gasuku mani Gasuku arahari se oya ntawe ndi kubona Gasuku ari he Gasuku natange request eva muzamini urumva kandi mwabintu mwe muri aho hansi mutange gift jewe ntabwo njya hano mudatambuze eva cyangwa muzime umwe muri twebwe nawe tugiye kugira noza mutapinga no gutapinga nje nuko nkora ntabwo nzana mukaza mukandiba ntabwo njya babamuruba nje ntibampuruze biboro byabyo ubwo mutange gift mwabigo dye urumva erega yeba nje ntabwo ninginga abafana buri muntu rero wese nabonye social media buri muntu wese bamukundira kuvuga ibyo nta muntu wabikwangira ahubwo Godfather najye zana akabatuka bose bakamuha ukaza ukabatuka bose bakagura amabaji abantu bose baba bafite ukuntu bakunda umuntu ariko buriya akenshi ikintu kinanira abantu kuba bahiringa nuko kubera impamvu yateye gutandukana nanone impamvu yabateye gutandukana iyo mubizi neza ko ari ukuri cyangwa icyo kintu cyabiteye cyabagaho kuko n'undi biba byarabaye ukiri mu rugo birabafasha gusobanukirwa no guhiringa vuba so uri ready kugira ngo uri ready gufata indi relationship 100%. Yeah, 100%. Oh yeah. What you mean, bro? Churi. None se ku buryo naza muri DM ubu ngubu. Ahubwo siko waratinze. Eva njyewe ndi seriye nakoretse igitanda cyanjye kiriho hose. No, uzi ikintu nge nizerera mu rukundo kandi abantu bose mu isi tudizavinga urukundo. Ahubwo n'umuntu urara udafite umuntu bari mu rukundo ahubwo aba yibabarije gusa. Umuntu urara udafite? Umuntu ubaho nyine udafite umuntu umukunda. Twese tudizavinga urukundo ni rwiza. Kandi hano hanze ucika intege gato ya kidogo. Haba hari umuntu uri guhita uzamukira aho ngaho. Hano hari uwitwa Kananura yavuze ngo mwabyara umwana mwiza rere. Kandi nongera kujya mu rukundo ndashaka guhita mbyarana n'umuntu tuzaba turi kumwe. Nzigire nka Kadvi. Eva urimo uranseducinga ntabwo narinzi kuri mubi gutya. No. Ntabwo narinzi kuri mubi gutya. Ariko warabyibushye. Yeah. Ntabwo ugiteye neza nka kera. So mfite ifoto. Shiraho ifoto iri recent nkurebe Eva njyewe mitenza mitenza mail. Oh ya Jen. Urahakanye iki? Ugira green card? Yeah. Eva ubu twarangizanyije ibyakenewe byarangiye. Aratuma ushukwa cyane mani dum.
ngo ndumva kwateye inyoni. Eva, let me give you some twins, man. Let me give you some twins. Kandi abakaritasi banga wabona batwifurije kubana ndabareba nta muntu uri muri kugamba. Ndumva ngo utereta n'abantu managing. Ninde ubivuze? Ntabwo warebye comment zatambutse. Ngo ndereta n'abantu managing. Oya ntabwo ndereta n'abantu managinga. Ariko nshobora kuba nk'umanaginga ukankunda nkanagukunda. Okay. Sibyo ra? N'urukundo ntabwo rugira umupaka. Diamond akakanya yimariye Zuki. Ni ufite abantu baba bashaka gufata ibintu sibyo? Ngo babihe isura mbi kandi bishobora ko iyo noneho reka nkubwire noneho Eva kubera iki ngiyewe nshobora kuza nkakumanaginga sibyo? Nkazajya mfata video nkafata miliyoni 2 ngashyira muri video zawe nkafata audio ngashyira muri nuza miliyoni 3 indirimbo yawe igasohoka ugasanga nabyo ntibitwitse nkafata iyindi ngashyiramo miliyoni warangiza ukaba ufite ubundi boyfriend ugomba kubwira ibyo ugomba gukora no gutegeka no yarangiza akaba nagutwara no mu gitanda ngo manager wawe we ntabwo yemewe ko yari manager wawe ariko manager urimo uramuhombesha sometime n'uwo boyfriend manager guhamagara ngo ngwino tugende hano na manager ukahita uvuga ati no turi mu gitanda twebwe na boyfriend and abantu bakazana ibi biboro byabo ngo doma ngutereta ahubwo se ninde ukwiriye uwo mukobwa undusha nta muntu ukwiriye umukobwa managinga kurusha uwo muntu ukurikwa ngewe manager mu gihe uwo mukobwa ashobora kunkunda nanjye namukunda mba numva ni nabyo byakora kurusha kuba mu managinga and then abandi bamuraraho bamusaruye abandi bamusarura nabyo birumvikana icyambere harimo urukundo ngewe nzana best man kananura yabishushemo agira abafana ndene uzi ko akubye Godfather imara magana 2 urumva yo ifoto sirihe ndiko narinze ngo wabyibagiye njyewe ndi kugenda kuri background igakomeza ikarodinga ikanga gukugira kugenda sinshobora ngo makureba imiterere nayo kubera ndayizeye muguma mutanga mama nuza ariko wamugane Eva afite aba followers barusha aba Godfather kuba batanu bakamuha gift mwebwe mukaba muri hano nta kintu yo muratanga muramba bari muhe Eva gift umuntu yabataramishije amasaha ngahe bakunda kwibariza ngo impamvu ngo abagabo barangiza vuba ni yihe mpamvu abagabo barangiza vuba ndabizi warwere murabivuga hano uratangiye Eva wankunze oya kutangiye kugira ikinyabupfura oya bambazaga ngo umugabo arangiza vuba ngo yaba impamvu yo gutandukana nawe umugabo arangiza vuba yaba impamvu yo gutandukana nawe kaje nkubwire mbwira neze niba nanjye bishobora guhura nuko nkunda umugabo urangiza vuba imbere cyane abagore bose ntabwo turi bamwe abagabo hari abagore bakunda abantu barangiza vuba n'abakunda nyine urugendo rurerure Eva ukaba ubizi gute kuri umukobwa umwe umenya gute ndi umukobwa umwe ariko ngira inshuti irenze imwe okay sobanura kugiye ntago first of all akenshi ntago ngiye icyo cyaba ikibazo cyo gusiga umuntu umugabo unkunda unyubaha ntago byaba ikibazo none se aramutse ari umuntu utinda and then wowe ukaba uri umuntu nticyaba ikibazo Belize thank you oya ntago cyaba ikibazo kuko twajya tureba niyo mpamvu communication ari ingenzi najya mubwira uko niyumva uko bigenda
nawe nyine tukumvikanisha uburyo bwo kubikora. aza ko mabwira gwa Eva Gift mu kazi hanjyewe Oya bareke bazigure. No niba ashobora kugenda inshuro imwe ngenze zitatu habitwara iki? Eva urashaka kumbwira ko mu bintu byangiza urugo rwawe ntabwo mwarimo sex mbi? Yego. Oya nuko uburyo bw'uburiri bwo ntabuganiraho, ariko icyo nzi nuko nari nishimye. Wari wishimye mu bintu by'uburiri? Ntabwo ndi buganire ku by'uburiri. Nakubwiye nikuvuze sikuvuze se. Oya ndavuze ntabwo nganira ku by'uburiri, ariko muri rusange nari nishimye. Uko ushobora kuganira ku by'uburiri bindi bitari ibyo bindi. Hari ibindi bibera mu buriri. Katuvuge tuganire nko ku bishobora kuba hagati yanjye nawe by'uburiri. Ibihe bishobora kuba hagati yanjye nawe by'uburiri? Bishobora kuba, you never know. Oh! Biriya tubyihorere, nanjye biriya ntabwo nabigushiramo abomination, ntabwo bitarikaruka. Tuvuge ibindi by'uburiri. Ega utangiye kugira ubungubu ugize isoni kandi naje hano iwana wa. Oya ahubwo turaguma mu buriri gukora iki? Tugenda ahandi. Ngaho tujye erega nasanze ari byo barakubaza ndaye washishikaye yewe wowe uri burabivuga. Okay noneho ugaragara nkaho uri umuntu utari mutoya and usa naho uri successful. Iyo mvuga successful uri healthy, urasa neza, usa naho nyine uri kubaho ubuzima bwiza. So uziranye n'abantu benshi, abakobwa benshi kandi beza, ni nk'iki gishobora gutuma nyine ubaho muri ubwo buzima budafite umuntu mu bantu? Ni uwuhe mukobwa utegereje nyine utarabona? Icyambere na mbere mubwize ukuri. Yego cyangwa ntwite? Oya njye ndi kuvugana na Dumba, wowe apana Dumba wo kuri Instagram, apana Dumba. Urashaka kuvugana na Budeno? Urashaka kuvugana na Sebitego? Yeah. Urashaka kuvugana na Sebitego? Yes, please. Okay, ndabona nta abantu 200 si benshi kuri njyewe, ni nkaho nta abantu bariho. Akenshi ibintu byanjye ntabwo bikigenda cyane, kereka nivuze ibishegu, ibintu biri aho nta ukamuze ibishegu byinshi nibwo babigira. So ibi ngibi nshobora kubikubwira 200 ntabwo ari ibintu byubaka, ni ibintu mbese byubaka cyangwa biri seriye. Abantu ni bakunda ibintu biri seriye, so nta hantu bijya kujya kuri. So impamvu njyewe nshobora kuba ndi single, icyambere mfite abana bakuze, which means nigeze kubaho n'umugore, and then birangora kugira ngo muri icyo gihe mfite abana no muri transition natandukanye n'umugore wanjye, kunyaruka kugira ngo ninjire mu zindi relationship. So and then one of the reasons nanone ni hari n'ukuntu twajyaga twumvikana nanjye na mama w'abana banjye kumwe nashaka kubana nabo, najya biri mu bintu byantije. Njye nakubwira nk'ibintu byantije kubana n'umuntu. So mama w'abana banjye abana n'abana, mama w'abana banjye abana nabo, nanjye mbana nabo, ariko tukajya twumvikana uzabampa muri iki gihe kikagera n'abantu. Urumva njye numvaga ko nzabana nabo, numvaga ko nshaka kubana n'abana banjye. Sinakuba ko
byagendaga byegera imbere bagenda byegeza imbere ibyo byishe umwanya wanjye kimwe mu bintu byishe umwanya wanjye so ikindi nagiyeho kuri rebound ni ukuvuga ko gushaka uwundi mukobwa mukabana kugira ngo ukire depression ukire akababaro kuriye so noneho mbigira seriye cyane urumva mbigize seriye cyane nsanga sibyo nashakaga mbivamo aho hose nayo ntarabadumba mu nsi urumva so rero ngira relationship yindi kubera nzi reaction abantu positive kubera narangije kumenya game namenye umuntu ngiye gupostinga ugasanga nyine Dumba wasebeje nkarinda katafate nka point Dumba wasebeje nkarinda ariko nzirinda nzirinda arabifata gute abantu mba narangije kumenya muri showbiz navuga ati nk'uwaraza kurakara ntabwo nagikora uyu nguyu Linda yizoke Linda ndabizi ko akagatwika gakeneye urumva Linda ndamuzi akagatwika aragakeneye ko zaba hafi showbiz yose mba mvugana nabo urumva uyu nguyu ntabwo bikeneye so iyo ntwite mba ndi safe navuga dareza okay nta kibazo ngende ubwo ngo hahi sasa kugaruka kurebaho nyuma y'iminota let's say nk'amasaha 2 nkasanga koko hahi ndi mu bintu byanjye abadaradara ntabwo uyemera ku bantu kubafana urumva so that's one of the things that makes me single. Another thing is like biragoye njyewe Dumba gutereta abakobwa like nkanjye biragoye kugira ngo ngende umusange umukobwa mubwire ati ndagukunda n'iki kimwe n'abangukunze cause umukobwa uramukunda ugasanga ntiyagukunze warangiza wagumizaho nk'umuhungu usanzwe urumva nk'ibi ngibi ariko aho ngaho ni naho nandukanira noneho ubusitani niho buziramo gake wasanga nateta nk'umukobwa usanzwe ugasanga uwo mukobwa arakwanze ariko umuhamagaye nk'inshuro 3 telefoni ni iya Dumba akaza akagenda mu bantu akazajya abereka ati murebe Dumba bayamuye ati Dumba ari kunyirukaho barimo ariyirukaho nagigiye kandi bigaragara then ubikoreye umukobwa wa mbere ntabwo wabikorera uwa kabiri ugiye kubikora ubwa gatatu abantu bose barakumenya baba bafite na proof so bikahita bituma ntinya gutereta urumva bikatuma ntinya gutereta bikongera bikansiga singo bikanya affecting urumva ikindi hakabaho umukobwa iyo anyaprocinze nanone nabyo biri bizarre yumva ko ari amahoro ndabitinya urumva ndabitinya like umukobwa yanyaprocinze amlayika dafata okay uzi urashaka Dumba kandi noneho hari ukuntu ntuje like ndatuje ntabwo uyu Dumba mubona ntabwo ariko meze mu buzima busanzwe ndi umuntu utavuga cyane ndi umuntu utuje ndi umuntu like uvuga gake urumva ntabwo nsaragurika ariko rero abantu bambona imagine nk'ukuntu Dumba bari hano no gutukana ndatukana ku mbuga ariko biragoye kugira ngo uzanyumve ngiye mu buzima busanzwe uzanyumve mvuga ijambo ribi ntabwo bijya bivuga so that leaves me umukobwa aza kuntereta niyo nakwemera nkamuha umwanya ugasanga si wa muntu washakaga like ndi plate ndi boring urumva so ugasanga nabyo ntukibishaka so umuntu ndamufasha mbirwanyiza buri kirikari bitangiye kunyaprocinga uri wowe wenyine so kereka abantu tuzanye ntaramenyekana
urumva n'abandi barangije kuba public figure ibyo bishobora gukunda kubera kubera umaze kuba nka public figure aba azi ubuzima bwanjye hari bimwe muba muhuje rimwe tuba duhuje aba ayumva ibyo ndimo birimo birambaho abakera babanzi wundi abakera babanzi neza wundi urumva so that leaves me single nyine nkomeze gutya ariko which does not mean ko haba hari abantu tuba turimo turavugana n'iki ariko bitari ibintu bya hadashi okay nk'umukobwa mwiza kuri wowe basabwe kenshi abantu bazi ko nkunda abakobwa b'ibikara cyane ubundi igikara niyo first preference umukobwa w'igikara ateye neza urumva nanone ashobora kuba w'igikara ari mutoya ariko ateye neza ushobora kuba uri w'igikara uri mutoya uteye neza uri w'igikara uri munini uteye neza nizo preference that's first preference like nizo okay by kurebesha amaso ariko noneho umukobwa wa mbere nyine mbashaka wa mbere umukobwa ugira ubwenge because njyewe ndi umunyabwenge cyane ntekereza n'ibintu bitari normal on the average I think njye niko nibaza koze njye numva abantu binyuma natekereje ntabwo baba babyumva kenshi so rero mbanyereye umukobwa w'umunyabwenge nzasobanurira ibintu byanjye akabyumva uri overthinker I think a lot I think beyond so I need somebody at least ashobora kugenda aho hantu a critical thinking amubwira ikintu ariko hari nk'umukobwa ubwira ikintu akavuga ati ibyo niba ko bivuye muri Titanic bijyahe ko ndabiye ko turi abantu badasanzwe ibyo uraza kubibwira niko turabigeraho gute so wowe wumva ko ikintu cyose gishoboka no matter what thank you njyema numva ko ikintu cyose kiragenda umwatatsi ngenda ataka ko nawe nukomeza Jesus okay ngakomeza banyarwandakazi nyita Cedric recording ndakubona hasi mbonye umugore kuri live no ariko ibintu waciyemo birumvikana kandi njye sinjya mbreminga umuntu ubuzima bwiwe kandi as long as ubona icyo ushaka bibaho ko hari igihe situation cyane ku bantu babaye mu rugo cyangwa babaye mu rukundo cyane hari igihe wibeshya ko ukeneye kuva muri relationship ukumva ko gusimbukira mu yindi ari uwo muti ariko iriya usimbukiyemo ibizakubuza amahoro no kurusha iyo wari ufite bwa mbere Cedric yazane n'ubundi ugiye kuyakorera yazane n'ubundi ugiye kuyakorera arayasubirana nk'iki kinyamatiku cya Asia kije hano gutera amatiku Umutoni Asia uramuzi Umutoni Asia aba hano aba mail sibyo niko numva aba hano muri ahantu asigaye acuruza inyama ateka noza ateka imiceri akazajya yirivura mu ngo z'abantu naba ntararyayo ndaguha nambazi nirirwa muri Chinese wirirwa muri Chinese Umutoni Asia asigaye ati niwe usigaye uteka ipirawu y'abasilamu ewan uko mubona akazajya anabirivura ariko njye nizera ko ntago mba numva kuba narindi mu rukundo nkwiye gutegereza imyaka 2, 3, 4 nawo ngo kugira ngo nongere ngo kugenda mu rukundo wowe you just jump into another one
So what am I supposed to do? I want to live a happy life, you know. I want to be happy. So nukubona Dumba for real. Biriya bintu akenshi biba ari nko kuba uzareba akenshi abantu basa naho mutandukanye ku moving on bamwe muri bo biraborohera. Eva nyereka ifoto. Yo ifoto irankora. Se kubera wowe koresha background umbwire kiri gukunda. Background erega nanjye meze nkawe sheri don't. Okay, genda kuri kara kantu kari kameze nka kereyo gafite utuntu tw'utunyenyeri dutatu tubiri n'utundi dutatu. Where? Ku ruhande rw'iburyo rwawe ahantu ushiriramo filter, ahantu ushiriramo ibindi bintu. Ahantu ushiriramo filter hari akabox kakandi bagivingisha bakoresha nuza bahesha gift. So ku ruhande ufite iPhone. Ku ruhande rwa nyuma hari akantu k'utudomo dutatu uri kukabona hasi cyane. No, ntabwo nkabona. Iwe mu buryo bwawe hasi hasi munsi ya comment. Hasi munsi ya comment mu buryo se subu umfatishije telefone. Ya haba akantu k'utuntu dutatu